Twinjire mu gice cyahariwe umutumirwa weekend turi kumwe na LYNDA tukwifurize kugubwa neza muri studio za Radio Rwanda. Murakoze cyane. Ubundi abantu bashaka kumenya LYNDA umusobanura gute? LYNDA ni umunyarwandakazi w'imyaka 23, nkaba ndi umukinnyi wa filime n'umunyamakuru, nkaba nkunda sinema by'umwihariko, nkaba niga mu mwaka wa 2 kaminuza muri marketing, nkaba nkunda Imana n'abantu. Abantu bahita yibaza ati LYNDA ni umugore ni umukobwa bimeze bite? Ndi umukobwa. Barakuzi cyane ubwo witabiraga Miss Rwanda, warayitabiriye 2021, 2022. Niki cyaguteye imbaraga mu kwitabira Miss Rwanda inshuro zigera muri 2 zose? Icyambere ni kizere cy'abanyamuryango n'inshuti zanjye, nyine bakakubwira kumva ko ushoboye, and their support matters a lot. Ni nk'iki wakuyemo wumva cyakubereye impamba kugeza n'uyu munsi? Cyo nakuyemo Miss Rwanda, nakuyemo ibintu byinshi, ariko ikintu cyambere nakuyemo kinamfasha uyu munsi ni ukwitinyuka nk'umwana w'umukobwa, ukumva ko ushoboye, ukumva nyine ko nta kintu, nta limit ufite. Yego. Hari cyakugoye? Icyangoye ndi muri Miss Rwanda? Nta cyangoye. Byose wumvaga bimeze neza? Byose wumvaga bimeze neza, cyane cyane ko nyine ubana n'abandi bakobwa bagenzi bawe, kireka umuntu byagora n'umuntu utarigeze wiga muri interne. Ariko iyo wize muri interne nyine birakurora ko n'undi hari tuba tumeze nk'aho turi muri interne. Yego. Ubwo warigitabira ku nshuro ya 2 ubwo ni muri 2022 wageze igihe uryikuramo, abantu bakaba bati hari cyakugoye? Oya, nta cyangoye nk'uko nabivuze, zari impamvu zanjye bwite n'umuryango wanjye. Yego. Hari ikintu cyakuvuzweho mu buzima bwawe kumva kirakuremereye kandi gitandukanye nuko umeze? Muri Miss Rwanda bavuze ko ntwite. Mu by'ukuri kubyakira byarangoye, seze yo gutwita ivaho, babonye inda idakuze bavuga ko nayikuyemo. Ibyo byonyine bindi nyuma y'icyo yo kuvuga ko nayikuyemo, hahita haza bavuga yuko impamvu navuyemo ari uko nasabwe happiness nkayimana. Nyine urumva byari ibintu bikomeye, noneho kubyumvisha abantu bakuru muri famiye akavuga se nyine byari ikibazo. Cyo kintu cyangoye kucyakira. Hagati aho niki cyagukomeje? Ikintu cyankomeje nagize uri kumva ibyo bavugaga yuko ari ZABA yinteye. Urumva we yambaye hafi bishoboka, aranganiriza mama wanjye, nawe aranganiriza n'abavandimwe banjye n'inshuti zanjye, nyine zimbwira ko nyine ni kwitangaza amakuru rimeze, niko ubuzima winjiyemo bumeze, nyine ugomba kubwakira. Yego. Wowe na ZABA bisobanuye icyo ubwabyo? ZABA ni inshuti yanjye magara, ni umuntu nyine w'ingenzi mu buzima bwanjye. Ni umukunzi wawe? Yego. Urateganya gukora ubukwe ryari? Ibaze ko ibyo najya mbitekereza. Ntabwo ibyo bintu mbitekereza iyo ngiye mu bukwe nkabona nyine bamba abageni, nibwo mbitekereza, ariko hanze ibyo ntabwo njya bitekereza. Nta gihe uvuga uti nge tuzakora ubukwe? Oya, igihe Imana izabona ko nkwiriye uwo mugisha izawuma. Mujya mubiganiraho? Of course ugomba kubiganira. Urateganya kuzasubira muri Miss Rwanda mu gihe yaba yongeye gusubukurwa kuko ubu yahagaritswe? Ntago mbiteganya, ariko bibaye ngombwa najyamo. LYNDA, uretse impano wavuze, uzi no kuririmba? Happy. Ntabyo nzi. Ibintu bya filime byo byaje bite kuko abantu barakuzi muri Bamenya nka Keza? Byo byaje bite? Gukina filime ukuntu byaje, kwactinga muri rusange. Ndi muri secondaire ngeze mu wa mbere, nari ndi mu wa mbere 2014, nari ngiye Kagarama, niho bari banyohereje, and then ngezeyo ntago nari nzi AFRIMEDIA nyine ikintu bivuze. So ngezeyo kwa kundi bari gutegura umunsi wo kwibuka, noneho nako nyine bari gukina
hari abicwa hari n'abica so icyo gihe nyine babaga bari muri repetition tutarajya muri etide twaba tugiye kubareba nyine ukuntu bakina n'iki ubwo hari ryari hari 2014 kwa kuntu nyine bari kwitegura kwibuka bari gutegura amasketch bazakina nyine twe twicaye muri bajyaga bakinira muri refe twicayemo basanga abantu bose bari buze kwicwa biruze gusa nyine k'inkotanyi nziza kubaterura kandi bafite ibiro byinshi icyo gihe rero njye nari ndi mu karere nari nyiri mutoya mfite n'ibiro bike cyane yego none ubwo ngo twe dufite mistress wacu ahita avuga ngo ushanga umuzane karinda mu kazi gakine ngo gafite n'uturo dukira ngo karabiro rashye kugaterura nuko nguko nyine ninjiye mu gukina nyuma baza no kunsobanurira ikintu AFRIMEDIA bivuze mbambwira ko ari umuryango numva nyine ni mwiza ndawujoyininga kuva icyo gihe nyine nuko nagiye nkunda gukina nyine hari ukuntu wenda ukina wowe utabizi nyine ibintu bakubwiye bakabona uri kubikina neza bakabona buri role yose baguhaye uri kuyikina ndumva ari aho byatangiriye muri AFRIMEDIA ni ukubera iki noneho abantu bamenye ko ufite impano wari kugiye muri bamenya cyangwa hari izindi wanakinye hari izindi nakinnye ahubwo ubwo nuko bamenya ari ikunzwe cyane sinzi izindi wasikinyemo ni zihe nakinnye mu isi dutuye ya FLEURY na Jeannette nyina no muri comedy zo kuri Freemax ubu ngubu uri muri bamenya gusa cyangwa hari n'izo cyazirimo ubu ngubu ndi muri bamenya ndi no kwikorera izanjye no ZABA zica kuri The Choice yego hari icyakugoye muri byo muri sinema ikintu cya mbere cyangoye ndibuka urumva mu isi dutuye niho nakinnye bwa mbere mu gukina bwa mbere bampereza role itari nziza ivuga iki bamereje role y'umwana uba utari proud y'umubyeyi we nyine ntabwo nari proud ya papa wanjye ari umuprombier ariko nyine ntari proud ye nkajya numva nyine ntashaka ko bamenya ko ari papa wanjye iyo role noneho barayima bama no gukina nyine ibintu shabiri too weird nyine bitari byiza pe noneho film isohotse nyine kwa kundi biri gusoma ama comments abantu barantuka numva ndababaye ikigenda bagibukana nahise mpamagara FLEURY ndamubwira ntabwo nzongera gukina ntabwo bino bintu byakunda kuko narakinnye noneho undi munsi ukurikiyeho njya muri salo akoresha imisatsi ukajya mvana ngo dore kakana ngo yesu ngo ubundi se ngo n'ukuntu kangana ngo gafite umushiha muri ko nyine nkumva mbaye offended cyane bibwira FLEURY aranyicaza nyine avuga ati bino bintu ujemo ni uku nguku bizagenda nyine hari abazakuvuga batakwanze kuko kuri nyine umuntu apfa kwivugira pe nta n'umutima muba afite apfe kwivugira hari abazagukunda bagutere courage rero nyine ntago uzahora ubona ibintu byiza nyine niba wemeye kuza muri industry uzemerwa kuvugwa nabi unavugwe neza kandi byose byakire kuri level imwe sunagire n'umuntu ugirira inzika nyine bigenda biza gahoro ngeze muri bamenye ikintu cyangoye ni ugukina role ntari kubasha guseka niko yari teye cyangwa nuko ariko wari umeze nyine niko ngemeza ntabwo njya ndakara mu buzima busanzwe rero gukina role ndi kurakara nkabona wapi nkabona ntabwo bivamo ariko nyine nawe afata igihe yaransobanura arambwira ati ni umukinnyi mwiza ni umukinnyi ubasha kwinjira muri role zose kandi iyo role ugiyemo koko n'umuntu uri kukureba akabona niko mu buzima busanzwe umeze ku buryo atabitandukanye nyine yagenda mfasha bigenda biza n'ijwi ryanjye rirazamuka nyine ririyongera ntabwo nari nzi kuvuga nabi ngo ijwi niravugaga nabi ariko kakajwi kakomeza kari hasi nk'umuntu utarakaye wumva gute uburemere bwa role ufite wenda nko muri bamenya role mfite muri bamenya ntabwo ingaragaza neza mbwira n'abantu ko atari ko nteye mu by'ukuri hari abantu bazi ko nyine nshobora gutwara umugabo w'umuntu bitewe n'uko nyine iriya ni script baba batwandikiye ntabwo ari twe tubitekereza ntibamenye ibitekereza akabiduha tukabisoma tukabikina so role mfite nyine iraremereye ntabwo ari ko umuntu wese yapfa kuyakira ariko nyine kubera ko ubizi ko atari kumeze uba ugomba no kwinjira muri yo buriya ikinnye ikintu abantu bakabona ko ari cyo bakanagikunda minsi ko nyine uba ugishoboye ariko ibyo mukina bihuye n'ibiri muri sosiyete
ibyo dukina bihuye n'ibiri muri sosiyete ariko nanone ibyo dukina harimo n'inama z'ukuntu ibyo bintu babyitwaramo yego waravuze ko atari kumeze wowe ufashe ibyo bintu ibyo ukina ukabihuza n'ubuzima bwawe busanzwe muri kamere yawe hari itandukaniro rinini itandukaniro ririmo rinini kuko sinyeka ko nshobora kuba nagira umutima wo kwinjirira inshuti yanjye amplisi yaramaye icumbi ngo nyinjirire mu rugo ndaza njye kurusenya ntabwo nyeka ko ibyo bintu nabikora ntabwo umuntu burimo mu gihe cyose umaze muri sinema ni icyo uvuga cyakunejeje mu buzima bwawe ikintu cyanejeje ni uko nabashije kwitinyuka ikindi na gayininze abakunzi benshi nagiye mbona abantu bangira inama benshi muri make narakunzwe nyine ndabyumva ko nkunzwe noneho iyo urebye inzira wanyuzemo witabiriye Miss Rwanda inshuro ebyiri ukajya no muri sinema abantu bakakumenya ari benshi cyane hanze bagufata gute hanze ukuntu bamfata si mbizi neza biterwa n'ukuntu umuntu amenya ahantu umuntu amubonye bwa mbere niko nyine ahita agufata gusa nyine benshi bavuga ko ndi innocente ariko ni nabyo abandi bazi ko nirata kubera ko ntakunda kuvuga abandi bazi ko nsuzugura nyine kubera ko ntakunda kuvuga bitandukanye n'ukuri nyine bitandukanye nyine nuko ntakunda kuvuga njyewe duhure ahantu ntago nabona imbaraga zo kuza ngo muvugishe ariko iyo mvugishije uhita ubona bya bindi nyine wari uzi bitandukanye kuko nyine benshi barabimbwira hari nk'abantu baza bakakuvugisha bakabona baranyatse nimero ndazibahereje bakavuga washana ninzi ko wirata ariko ntabwo wirata ni akahe gace muri bamenya wakinnye ukumva kawukoze ku mutima ntabwo navuga ko kankoze ku mutima ariko nyine ni ya sura mbi gakomeza kunsiga koze ni ibintu byabaye muri 2020 muri May kwa gatanu ariko natunguwe no kubona nejo bundi byongeye biragaruka ni agace nakinanye na Polepole ndi kumusaba nyine ko turyamana nyine nigize nyine ndi kumusaba cyane akajya ati oya sha genda nkambwa Pole ngende genda singushaka nyine kagenda gacurende ngavuga ngo ingamba z'uyu mwaka nyine nako ngabo bishyire mu mukino twumve bishyire mu mukino gute uko nabikinnye ndabyuka nyine nabwiraga Pole naye nagiye kumureba nshaka ko turyamana nkajya nkamukura nkamujyana mu cyuma akamubwira ati we yashagenda nkamubwira Pole ngende Pole ntabwo nshaka Pole ntabwo uzicuza ningenda nyine wakomeza nyine mubwira amagambo meza ariko mujyana mu cyumba ariko nyine n'ubundi birangira abyanze nyine nsohoye mu nzu ntashye karakwirakwiye hirya no hino yesuwe karakwirakwiye nejo bundi umwaka utangiye ngiye kubona mbona abantu barakanyohereje nimba ari Axel umunyamakuru mbona bakanyereje bagapostinze kuri Instagram dumba aragapostinga none n'amagambo agira nyine ubwo akarongera karagaruka sinzi ko nyine kazarangira nk'umwana w'umukobwa kugaragaza impano muri ubu buryo bwose bimusaba iki kugira ngo n'ubundi ashikame kandi agere ku ntego ye ikintu cya mbere bimusaba kumva inama z'abantu nubwo atari bose agomba kumvira ikindi bimusaba kugira discipline muri we ikindi bimusaba ni ukugira nyine abantu bari bakuru bari muri icyo kintu ashaka kujyamo bakimutanzemo akabegera abona bakimazemo igihe kandi basakisidinze bakamuganiriza niki umaze kungukira muri sinema mu buryo wenda bagamikoro mu buryo bw'ubushobozi mu buryo bw'ubushobozi ugenda nyine urumva sinema irakweexposinga iyi kweexposinze bituma ubona abantu benshi bagukurikira ku ma platform yawe bigatuma hari amakampani akwegera ashaka kuwamamaza ariko ibyo byose nyine bisaba kuba ufite ya discipline kwinjira muri bijyanye na sinema nk'umwana w'umukobwa hari igihe umubyeyi agira impungenge akavuga ati umwana wanjye ibintu agiyemo n'iki we hari ibyigeze bikubaho njyewe ntago byambayeho kuko mfite mama wanjye uri to understanding ku bana be ku buryo ushobora no kuza ukamubwira ngo nsanze Linda ari kumwe n'umuhungu ari gusomana ntabyemere
akabyemera nyine ari uko mbimubwiye nkambwiye amayego nabikoze ariko ntabyemeye ntago yabyemera. Ikindi mpamvu bitambayeho ni uko mama wanjye nyine ni inshuti yanjye magana, nta kintu na kimwe natinya kumubwira, nta kintu na kimwe natinya kumubaza, kandi nyine niba mubyeyi niba ufite impano arakwemerera uyijyamo, anagufashe, anakugira inama umunsi ku wundi, akube hafi nyine nk'umubyeyi. Linda, kubera kimwe mwafashe umwanzuro wo guhagarika filime yitwa Depression uhuriramo n'umukunzi wawe ZABA? Ntabwo twafashe umwanzuro wo kwihagarika, ni uko twagiranye utubazo nk'abantu bakundana, ariko ubu byarakemutse turacyayikwikina. Ntazibana zidakomanya amahembe. Yego. Yahagaze igihe kingana gite? Cyane nk'ibyumweru nka 2. Nyuma y'uko mutari mukikora muri icyo gihe, hari icyo mubona byahungabanyijeho? Byateye agahinda abakunzi bacu, urumva twatinze no kongera kubahereza ama episode Depression kandi bayakeneye. Niki kikunezeza kuri ZABA? Ikintu kinezeza kuri ZABA ni umuntu wumva, ikindi ni umuntu utagira akara mu buzima bwe, nyine ahora yisekera tu. Ni izihe nzozi ufite? Inzozi mfite kugeza ubu ngubu ni izo gukomeza guteza imbere uruganda rwa sinema, nanjye nkageraho nabasha guproducinga filime yanjye bwite and bitari local, biri international. Iyo Linda yishimye bameze ate? Igihe cyose ndi kumwe n'abantu nishimiye, mba nishimye, mba ndi guseka, nako nta nubwo uzambona ndakaye, ntabwo nkunda kurakara. Yego. Linda, urakoze cyane kandi tukwifuriza amahirwe masa, kandi ndi tugutumira ubutaha uzongere witabire.